Muraho neza nshuti zanjye, ndizera ko mumeze neza. Uyu ni umunsi udasanzwe kuko tukiriho turi bazima. Nitwa Duncan Master, ndabashimiye kubwo kuba mwafashe icyemezo cyo kuza kuba hamwe nanjye muri uru rugendo. Uyu ni umunsi wo guhumeka, ni umunsi wo gutekereza, ndetse ni umunsi wo gufata ibyemezo bikomeye ku buzima bwacu. Impamvu y'iyi podcast, hari ibintu byinshi by'umwihariko bigenda biba nk'isi yacu. Turihuta cyane ndetse rimwe na rimwe tutazi iyo tujya. Tugakora cyane tukavunika, rimwe na rimwe ugasanga ntabwo tuzi iby'ingenzi. Turavuga cyane tukavuga ibintu bitandukanye, ariko hari igihe usanga tutazi kuganiriza imitima yacu. Inzira nziza rero ni igitekerezo kivuye ku mutima, igitekerezo kiguha gutuza, gusubiza amaso inyuma, ndetse no kwibaza tuti ese ubuzima bwanjye buri mu rugendo rw'ukuri? Ni urubuga rwagenewe kuganira, gutekereza ndetse no kubaka. Ahangaha ku iyi podcast ntabwo turi mu rushanwa n'umuntu uwo ari we wese. Ni ahantu gusa turebera hamwe ibyemezo bizima ndetse n'ukuntu twaba mu murongo muzima utangiriza amarangamutima yacu ndetse n'ahazaza hacu. Gusa naho abantu bose bafite icyerekezo kizima kandi cyo kubaho turaganaye. Muri buri gice cyose cy'iyi podcast tuzajya tuganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye, nko kwiyubaka mu bitekerezo ndetse no mu mwuka, gusigasira indangagaciro ndetse n'imico yacu, kubaho mu kuri ndetse no gutinyuka, guhangana n'ihungabana ndetse n'izindi mbogamizi zose duhura nazo mu buzima bwacu, gutekereza neza, gukunda, kubabarira ndetse no kurebera hamwe uko twatera imbere. Tuzumva n'ubuhamya butandukanye, nkanjye bamwe bagize ibikomere, abandi babona umugisha, ariko bose bafite ibintu by'ingenzi wakwigira ku buzima bwabo. Yego buri wese afite aho avuye ndetse n'aho ajya, ariko by'ingenzi cyane dukeneye kumenya aho turi. Ese kuki ukeneye gutega amatwi ndetse ukajya ureba ibiganiro by'inzira nziza? Wenda uri ku gitanda kwa muganga, urarwaye, urumva ubuzima bukunanije cyane, cyangwa se uri mu kazi, cyangwa se uri no mu muhanda uri kugenda. Birashoboka ko waba uri umubyeyi uri kurwana no kuzuza inshingano zawe, cyangwa uri umusore cyangwa se inkumi uri kurwana no gushaka icyerekezo cy'ubuzima bwawe. Nshuti yanjye, iyi podcast ni yawe. Twese twigeze kumva dutakaye, twese twigeze kumva dufite agahinda gakomeye, twese twigeze kwisanga mu gihe isi idutera urujijo, tukaba tutazi icyo kuvuga, icyo gukora ndetse n'icyo twareka. Ariko buri munsi iyo bukeye ugakanga ukuriho, Imana ibiguhaye amahirwe, Imana ibimpaye amahirwe yo kongera kugira andi mahitamo meza kandi mashya yo kuba mu nzira nziza. Inzira nziza itagira urukundo nta kintu na kimwe imaze. Ibyo waronka byose, ibyo wakora ukavunika cyane kugira wunguke, ariko udafite ubumuntu, udafite abuha urukundo, udafite n'abaruguha, nta kintu na gito bimaze. Tugomba gusobanukirwa ko turi hano twese kugira ngo dufatanye urugendo. Umuntu wo hasi afatanye n'uwo hejuru, turandatane, tubashe twese kuba mu cyerekezo cy'ubuzima, kuko umuntu umwe ntabwo yihagije, umuntu umwe ntacyo amaze. Dukeneye kuganira nk'abavandimwe, tukaganira nk'abantu bose bashaka ibyiza. Turabizi ko hari ibikomere bitavugwa, kandi hariho n'ibyiringiro byamaze gupfa, ndetse hakabaho n'intego zibuze icyerekezo. Ariko nizeye ko iyi podcast izajya igusanga nk'ijwi rituje ryoroheje, rikagusubizamo imbaraga buri gihe. Ijwi ry'icyizere, ijwi rivuga riti hari icyizere, hari inzira, hari ubuzima bushya kandi bushoboka. Icyo nkwisabira ni iki: niba wumva iki kiganiro ari cyo cyakumarira, ntukigumane wenyine, ugisangize n'abandi. Saba inshuti yawe, umuryango wawe, cyangwa se uwo mubana ko mwaganira kuri izi ngingo. Ushobora gutuma iyi podcast iba impinduka mu buzima bw'abantu benshi. Shyiraho subscribe, like cyangwa follow kugira ejo utazacikwa. Kandi rwose unyandikire, ntugire ubwoba bwo kuba
washyiraho comment cyangwa ugatanga ubuhamya bwawe ndetse n'ibitekerezo byawe hano. Nshuti yanjye, ibi ni ibihe by'ingirakamaro. Nubwo bitoroshye, nubwo rimwe na rimwe wisanga uri wenyine, nizeye ko nta mpamvu n'imwe yatuma ucika intege. Dufite Imana, dufite impamvu, ndetse dufite n'abandi bantu. Dufite uburenganzira bwo kongera guhitamo neza, tukongera tukiyubaka bundi bushya. Iyi niyo nzira nziza. Turakomeje kandi turi kumwe. Murakoze kubana nanjye kuri episode. Ndahamya nashidikanya ko uyu mwanya utawupfishije ubusa. Ndahamya nashidikanya ko hari ubushobozi n'andi mahirwe yo kongera kwiremamo icyizere gishya n'icyerekezo gishya, kugira ngo duce iminyururu iduhambiriye itubuza kwishima ndetse no kugira amahitamo meza. Ubuzima ni urugendo, ariko ubuzima bufite icyerekezo bwo ni umugisha. Hitamo inzira, hitamo neza, hitamo inzira nziza.